nta mbaraga z'abarozi, nta mbaraga z'abapfumu, nta mbaraga z'abanyabyaha, nta mbaraga. Nigeze kubona barangi ahantu twasenga Imana, naratangaye n'Imana. Twasenga Imana, twatangira kuja kubwirizwa ubutumwa, za ngoma zabo dunduri. Ariko reka mbabwire iki kintu bene data, hari igihe bigeze kuzunguruka inzu ntuyemo, ariko mzutse nsenze Imana, mbwira Imana ngo Mana kora igitangaza, mbabona iki gitondo ku rugi rw'iwanje. Uwabikoze mubona, babwije ukuri mpagaze ku maguru yanyu, baraje muri iryo joro. Bene data, turashima Imana muri iki gitondo cy'uyu munsi, kuba Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tube imbere y'amaso yayo. Kuba twumva turi kumwe n'abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, cyangwa se bari ku isi hirya no hino, tubahaye ikaze muri uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ugiye kuganira ijambo ry'Imana, amazina yanjye nitwa Bonane, ndi umupasitori, nkaba umumisiyoneri, nkaba ndimo gukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu batarakizwa. Cyane ari naryo twasigiwe n'Umwami Yesu, kubamwizera, kubamaze kumwakira, kubamaze gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, kubamaze kubyarwa ubwa kabiri. Abo ngabo bagira imbaraga zidahwanye n'imbaraga z'abisi, kugira ngo bakomeze umurimo bahamagariwe na Data gukora. Ariwo mpagaze mu uyu munsi kugira ngo tusangizanye ijambo ry'Imana natekereje cyangwa se Imana yampaye kugira ngo tuganire namwe. Reka tubanze dusenga Imana, nyuma yabwo tuje gusoma ibyanditswe byera. Turasoma ahantu hatandukanye, ariko turaja kuvuga amagambo natekereje andi ku mutima, wowe uyakurikira agufashe, kandi Imana yo mu ijuru tugiye gusenga ihishure, iguha imbaraga z'amavuta yo mu mwuka kugira ngo rimanuke ryinjire muri wowe, rigire ico riguha, rigire ico riguhishurira kugira ngo ufate umwanzuro mu gihe cyawe. Mana ndagushima kuko uri umunyembaraga, urakiranuka kandi ushoboye byose Data. Mpagaze imbere y'ubwoko bwawe ngiye kuvuga ubutumwa, reka ubutumwa bugere ku isi yose. Ndavuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko iyo haje imbaraga z'umwuka wera, niko ijambo ritubwira ngo bari mu cumba cyo hejuru, hamanuka imbaraga, batangira kuvuga ku ndimi zitandukanye, ariko kubera imbaraga z'umwuka wera zatumye buri wese yumva bavuga ururimi rwabo. Reka aya magambo ngiye kuvuga buri muntu wese yumve mu rurimi rwe, agira ica mu marira. Icubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Bene data, nongeye kubabwira ngo ikaze mu magambo tugiye kuganira. Magambo natekereje na magambo menshi, ariko ndagerageza kuyavuga mu ncamake, ndagenda nsobekeramwo n'ubuhamya bw'iby'Imana jewe nabonye ikora ku buzima bwanje bwite. Hari uburyo abantu baza bayivuga, bakayivuga mu mateka, bakayivuga mu byanditswe, ariko reka tuza dushiramwo n'ubuhamya bw'ibyabayeho nubwo bitanditswe, ariko byanditswe ku nkingi z'imitima yacu bwacu. Izo ngizo ibyo ndashaka kubibabwira ngo mubyumve, bigira ico bibamarira. Bene data, reka tuganire, ariko ijambo natekereje cyane kuko tuganira ririmo ijambo risa n'ikibazo cyangwa se itangazo. Iryo tangazo riravuga iki? Iryo tangazo riravuga ngo nta mbaraga z'umunyabyaha hejuru y'umuntu wamenye Imana n'ijambo rye. Nta mbaraga z'umunyabyaha, nta mbaraga z'umunyabyaha hejuru y'umuntu wamenye Imana, akamenya n'imbaraga zibonerwa mu ijambo rye. Nta mbaraga z'abarozi, nta mbaraga z'abapfumu, nta mbaraga z'abanyabyaha, nta mbaraga ku munyabyaha, nta mbaraga, reka nongere mvuge mu yandi magambo, nta mbaraga z'abakozi ba Satani hejuru y'umuntu wamenye Imana, akamenya n'imbaraga, agahishurirwa imbaraga zibonerwa mu ijambo rye. Reka dusome aya magambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ikiza kintangaza, hari umunsi iyo tureba mu gitabo cyo kubara ibice 22, Baraki mwene Sipori yinginga Baramu kuja kuvuma ubwoko bw'Imana. Naratangaye,
Imana iramwegera iramubwira, ni nkaho yamuhaye gasopo, iramubwira ngo uramenye ab'Imana yahaye umugisha ntawe ushobora kubavuma. Hari abaduhagurukira, hari abakurwanya, hari igihe wumva kuko imbaraga za Satani zakumanukiye, ariko reka nkubwire ngo ntawe ushobora kugira icyo atwara nawe. Niba wari uri uno mwanya uri mu ntambara, uri mu bigeragezo, hari igihe ushobora guca mu butayu, hari icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, ariko uze wumva kuko nta mbaraga z'abakorera Satani zishobora kugira icyo zigutwara ku buzima bw'abamenye Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 10 ndageza ku murongo wa 11. Ndongera nsimbuke nsome ku 18 muri ico gice cya 19 ku murongo wa 20. Ndongera nje gusoma mu gitabo cya Timotheo wa 2 ibice 2:21 sozereze mu gitabo cy'Abaefeso 3:20. Turagenda tuganira amagambo menshi, ariko uhagarare kuri ayo magambo tuvuze. Ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo waho tuvuze kuko ari wa 19 nako ku murongo wa 10 kugeza ku wa 11. Ku murongo wa 10 haratubwira ngo agumya kugira atyo amara imyaka 2, nuko abatuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'Umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye. Reka dusome ku 18. Aratubwira ngo nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni babitwikira imbere ya rubanda rwose, babaze ibiciro byabyo, babona yuko bugeze ku biciro by'ifeza inzovu 3. Uko niko ijambo ry'Umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Reka twongere dusome, twari tuvuze mu gitabo cya Timotheo wa 2:21. Timotheo wa 2:21. Bibiliya iratubwira iki? Bibiliya iratubwira ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro cejejwe kigirira nyiraco umumaro kandi catunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Reka nsozereze muri iki gitabo c'Abaefeso ibice 3 umurongo wa 20. Igitabo c'Abaefeso 3:20. Reka turebe ko ijambo ry'Imana ritubwira. Riratubwira ngo nukibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Reka bene data tuganire aya magambo natekereje kuko tugomba kuganira uyu munsi. Hari ibintu byinshi abantu Satani azayongorera mu mitima yabo bikabatera ubwoba, bikabajugumisha mu buzima bwabo, kandi by'ukuri baramenye Imana, kuko Satani ni umuriganya w'ubuzima bwacu. Iyo dusoma hariya mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 12 umurongo wa 6, Bibiliya irambwira ngo nuko abwira ab'inzu ya Isirayeli uti, uku niko Umwami w'Iteka avuga ngo nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu, mukure amaso yanyu ku bizira byanyu byose. Mukure amaso ku bigirwamana. Reka nkubwire, wowe ukicishingikirije ku bigirwamana, ukumva kuko nufata ibigirwamana ukabikoresha
bizangiriza bikanona ubuzima bw'abandi. Reka ngutangarize kuko uno munsi wa none nta mbaraga ibyo bigirwamana byawe bifite hejuru y'abamenye Imana. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira iki mu gitabo cyo Kuva ibice 22 umurongo wa 17. Bibiri iratubwira ngo ivuga hejuru y'abarozi. Naratangaye Bibiri atakintu na kimwe yasize. Hari ijambo ry'Imana ritubwira hano mu gitabo cyo Kuva 22 umurongo wa 17 riratubwira ngo umurozikazi ntuzareke abaho. Abafumu n'abarozi, abagendera mu bukonikoni n'abarozi, ibyo byose babijamo ari kugira ngo bahungabanye ubuzima bwa benshi. Ariko reka nkubwire itangazo uno munsi inshuti yanje wamenye Yesu. Nababwiye ngo amagambo turimo kuganira, nababwiye umutwe w'ijambo tugiye kuganira, nababwiye ngo ijambo tugiye kuganira ni nk'itangazo rivuga ngo nta mbaraga z'umunyabyaha hejuru y'umuntu wamenye Imana akamenya n'ijambo rye. Mu mbaraga z'ijambo ry'Imana harimo ubushobozi. Amagambo dusomye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, dusomye hejuru y'umugaragu w'Imana Pawulo. Pawulo hari igihe bamugendagendagaho, Pawulo hari igihe bashatse kumuroga, Pawulo hari igihe bashatse kumugerageza, ariko kubera kuko yari yarihaye Imana mu buryo bwimbitse, reka mbabwire ngo imbaraga z'abarozi zamuhagurukiye ntaco zamutwaye. Kuko imbaraga z'abakirisitu, abantu bamenye Imana, nibo bafite imbaraga hejuru twohishurirwa. Ndashaka muri iki gitondo ngo uvumbure, ugire ubuvumbuzi no guhishurirwa, kuko imbaraga zaca abakirisitu ziri hejuru y'imbaraga z'abarozi, ziri hejuru y'imbaraga z'abafumu, ziri hejuru y'imbaraga z'abariya bose bashaka guhungabanya ubuzima. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwiye iki hejuru y'ubwoko bwa Isiraheli bwashatse kuvumwa, bashaka inzira zo kugira ngo babavume baja kuva muri Egiputa. Ariko Imana iragenda irababwira ngo stop, kuko abantu bavumika. Abandi ubwoko bwanje nabuhesheje umugisha. Iyo twakiriye Yesu tuba twahawe umugisha, kandi uwo mugisha ukubiyemo uburinzi bw'imbaraga z'Imana. Torero rya Kristo, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ibyo twebwe twotekereza. Reka nkubwire inshuti yanje, hari uburyo ushobora kumva amajwi y'ibicantege. Satani buri gihe azashaka, ahora azerera ashaka uwo yaconcomera, ahora azerera ashaka uwo yakuru. Ariko reka nkubwire aya magambo inshuti yanje, Bibiri irambwira ngo nuko abwira atuma ku bwoko bw'Imana, arababwira ngo nuko ubwire ab'inzu ya Isiraheli uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo nimugaruke mwimure ibigirwamana byanyu, mukure amaso yanyu ku bizira byanyu zose. Reka nkubwire wowe ugishize amaso ku bizira, reka nkubwire n'umuvumo uzakuramo. Wowe ugifite ukireba ku bizira, wowe ukigendana ibigirwamana wihambiriyeho, wowe ukigendana iby'ubupfumu, wowe ukigendana. Reka nkubwire itangazo rivuga gutya ngo imbaraga z'umwami Yesu zaraje zinetraliza imbaraga z'abarozi, zinetraliza imbaraga z'abafumu, zinetraliza imbaraga zose z'ibigeragezo zahaguruka bishaka kukurwanya. Iyo uhagararanye n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, imbaraga z'ijambo ry'Imana zizazihagararana nawe ukagera ku ntambwe yo gutsinda abarozi n'abafumu n'abakorikori. Bibiri iratubwira ikano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twasomye bene data. Amagambo dusomye ni amagambo meza, amagambo yubaka imitima y'abantu bamenye Imana bagasubizwamwo ibyiringiro. Bibiri ijambo ry'Imana rambwira ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. Aya magambo Paulo yinjira hariya muri Efeso, ariho muri Aziya, aragenda yinjira mu isinagogi,
atangira kubwira abantu bari barapfukamiye ibigirwamana batazi Imana, baje gushakira ubuzima bakabishakira mu burozi, mu bupfumu, mu bigirwamana, mu bidafite umumaro, mu bidafite agaciro, kubera gukiranirwa, kubera kujijwa, kubera kuko batari bamenye imbaraga ziri mu mbaraga z'Imana. Paulo, Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo Paulo akomeza kubigisha, Paulo akomeza kubereka, bakangurira, bereka imbaraga zibonerwa mu Mana, abereka yuko imbaraga za Satani n'ibigirwamana bajamo bidafite akamaro. Reka mbabwire inshuti zanje, hari igihe abantu bashukwa, wahura n'intambara n'ibibazo, aho kwirukanka ngo uje mu nzu y'Imana, wongere utabaza Imana, wongere uhamagare iyakuremye, ahubwo ugatangira kugenda gupfukamira ibigirwamana byakozwe n'intoki z'abana b'abantu. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira iki? Riratubwiye hariya ku murongo wa 18 muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, itubwira uburyo kibari bamaze kumva ubutumwa bwiza, bamaze kumva imbaraga z'ijambo ry'Imana, barahumuka. Iyo twumva ijambo ry'Imana riradukangura, tukamenya aho twataye, tukamenya uburyo twadanganyikiye mu bidafite umumaro. Nawe unumva uno munsi mwene data, ibyo urimo nibyo wagendeyemo. Reka nkubwire ngo by'ukuri, nubwo waba ubifite, ukavuga ngo ugiye kugerageza runaka, ukavuga ngo ugiye kugerageza Bonnk, ugiye kugerageza umuntu runaka, reka nkubwire ngo kuratakaza igihe cyawe. Igihe twageragejwe ni kinini, igihe twageragejwe ni kirekire, ariko kuko twari duhagararanye n'Imana ishoboye byose, izo mbaraga zaratsinzwe. Izo mbaraga zaratsinzwe. Ubuhamya ni bunini, ni burebure, ariko reka mbabwire mu ncamake gusa. Ndiko ndababwira ngo imbaraga z'abataramenye Imana nta mbaraga zifite hejuru yacu twebwe abamenye Kristo. Uko nukuri, kuko twarabibonye tutarebye no mu ijambo ry'Imana, ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, aho uri mwene data, unumva uno munsi wa none iki kugerageza, umva kuko nugira imbaraga zo kumvira ijambo ry'Imana, ukumva kuko ijambo ry'Imana aryo ribasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Reka nkubwire ngo biraguhereza imbaraga zo kuzamuka, urava muri etaje ya mbere uzamuke muri nivo ya kabiri, uzamuke mu ya gatatu, ugera aho utazasubira kumva imyonga n'amajwi y'abadayimoni na Satani n'abakoreshwa n'izo mbaraga, bazakugendera kure kuko tuzaba twambaye Kristo. Iyo umaze kwambara imbaraga z'ubutumwa bwiza, reka nkubwire ngo hazahaba imbaraga zisuzugura, imbaraga z'abapfumu n'abarozi. Bibiliya yatubwiye hariya, ntitwahasomye ariko hariya mu gitabo cyo Kuva haravuga ngo ntuzareka abarozi kazi babaho. Reka nkubwire, dufite imbaraga zo kwica duhagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana, imbaraga zishobora kwica ibihaguruka bishaka kurwanya. Uzazikandagira, izo mbaraga uzazitsinda. Iyo miyaga n'imihenge, hari benshi baje kuvuga akavuga ngo mu miryango ngo hari abahaye babaroga, mu miryango hari abahaye babagerageza. Yego birashoboka, ariko iyo usubiye guhindukira ukumva za mbaraga zo kubaho kw'Imana muri wowe, ya miyaga izitsindwa. Reka mbabwize ukuri, ibyo byose bikugerageza ni mirase n'imyambi ya Satani, ariko iyo twambaye umuriro byaravuze ngo Yesu ni ingabo idukingira. Imbaraga z'abarozi twarazibonye ariko zaratsinzwe. Imbaraga z'abarozi baduhagurukiye zaraje zishaka kutuvana mu mubiri, ariko imbaraga z'ubutumwa bwiza bwa Yesu n'umugambi wa Yesu, iyo Yesu adufiteho umugambi, izindi mbaraga ziratsindwa. Twavuze hariya muri ziriya nkuru zo kushaka kuva mu bwoko bw'Imana, ariko kuko Imana yari kibafiteho umugambi, arahindukira Imana ubwayo irababwira ngo, iramubwira ngo ntibishoboka kuko ubwo bwoko bwavumika. Reka nkubwire ntibishoboka kubamenya Imana kuko twarogwa ngo twicwe. Bizaza, Bibiliya zivuga ngo tuzarya ibyica ntaco bizadutwara. Reka mbabwire ngo bene data, uyu mwanya turimo imbaraga z'umwami Imana ziracakora.
Baraki ashaka kuvuga ngo bagende baje kuvuma. Ntawe ushobora kuvuma iby'Imana itavumye. Iby'Imana yahaye umugisha ntawabavuma. Ab'Imana ihishe mu mababa yayo ntawabakura. Bibiliya ivuga ngo ntawabavuvunura mu kuboko kwe. Turi mu biganza by'Imana. Wowe wamenye Imana nawe utarayimenya, reka nkubwire ngo ubuhungiro buzima ntabwo ari mu bapfumu, ntabwo ari mu barozi, ntabwo ari ukuja mu bupfumu, never. Ahubwo iyo twinjiye mu nzu y'Imana, Dawidi yaravuze ngo yashize Uwiteka iburyo bwe, aravuga ngo nico gituma atazanyeganyezwa. Ibyoza byose hari igihe Satani aguteza ubwoba. Haje kuba mu ijoro wumva umuyaga uhuha usanzwe waremwe n'Imana, ugatangira kuvuga ngo umve ko bariruka abacuraguzi ko barazunguruka inzu. Ariko reka nkubwire, hari igihe bigeze kuzunguruka inzu ntuyemo, ariko mzutse nsenze Imana, mbwira Imana ngo Mana kora igitangaza mbabone iki gitondo ku rugi rw'iwanje. Uwabikoze mubone, babwije ukuri mpagaze ku maguru yanjye. Baraje muri iryo joro mu gitondo mu rukerera, babuja guca mbwira Imana ngo nimba ari ukuri kw'ibyo waneretse nibigaragara. Reka nkubwire ngo imbaraga ziri mu bana b'Imana zirakurura gusumbya izo abantu batekereza ngo iz'abarozi nizo zikurura. Nta mbaraga z'abarozi zakurura abana b'Imana, kuko turi hejuru y'imbaraga zabo. Dufite imbaraga z'ubutsinzi ziri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni. Dushobora kugira ikigeragezo, ariko iyo wahishuriwe neza ukinjira mu buryo bwimbitse mu ijambo ry'Imana no guhishurirwa imbaraga z'Imana, iyo miyaga n'imivumo ya Satani yaguruka izitsinda. Ubwo mfite ubuhamya bunini burebure. Twarwanye n'intambara nyinshi kuva kera, ariko kugeza uno munsi Satani nubwo atasinzira, ariko abana b'Imana nabo bari maso. Yesu ari maso. Yesu niwe murinzi wacu. Iyo ahagaze mu irembo ryawe ntawamena, ntawakwinjira aho Imana ihagaze. Pawulo abwira iki bariya iriya torero ry'Efeso? Arababwira ngo ibyo mugenderamo by'abapfumu, ibyo mugenderamo by'uburozi, ibyo mugenderamo byo gupfukamira ibigirwamana ngo niho mubona ibibafasha. Arababwira ngo ibyo ni ukwibesha, muhindukire mbabwire. Arababwira ngo mwarayobye nimugaruke. Naho uno munsi nanjye ndikunda babwira abapfumu mukiri mu bupfumu, abarozi mukiri mu burozi, abakiri mu nzira, izo nzira zose mwibesha kuko mufite imbaraga zo kugerageza abantu. Batangarije uno munsi kuko imyuka n'imyuka mibi ya Satani idafite ububasha na pourcentage nimwe hejuru y'abahagaze mu mwuka wera w'Imana. Pawulo ngo arababwira. Reka mbabwire, Satani icabereyeho nukugira ngo mwebwe abanumva bakiri mu nzira y'isi y'umwijima, nukugira ngo mwonone ibyanyu. Hano Bibiliya iratubwira ngo bazana n'ibitabo z'ubukorikori, ibintu byose bari bafite. Bibiliya yatubwiye ngo byari bifite igiciro gikomeye, ariko ngo biraza barabitwika. Dufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo gutwika. Numva nimba ubifite nshuti yanjye, egera abana b'Imana ubabwire ngo nari naradanganyitse. Ija kuja mu burozi naradanganyitse, ija kuja mu bupfumu naradanganyitse, ija gushinga ibigirwamana iwanje naradanganyitse. Mubizane, mubishire imbere y'abana b'Imana, y'abera b'Imana, abakozi b'Imana, abatamzi b'Imana. Mubizane babitwike. Nyuma yabwo mwakira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Imana niyo ifite imbaraga, Imana niyo ifite amahoro, Imana niyo itanga ubugingo, Imana niyo itanga amahoro. Nta uzibikaho, nta byatsi uzibikaho, nta bihuru uzibikaho ngo numara uzagira amahoro, ahubwo bizahindukira bikubuza amahoro. Hari abo byabujije amahoro, bari ko bashaka ubuzima bwanje, nje ubahagaze imbere bashaka ubuzima bwanje, ariko ubwabo nibo babuza amahoro. Reka nkubwire ngo bene data, nukwibesha. Nimba ushaka amahoro, muri iri byaravuze ngo nimba ushaka amahoro ngwino wihitiramwe agakiza. Reka mbabwire ngo bene data, imbaraga za Satani
zaratsinzwe, imbaraga z'abarozi zaratsinzwe, imbaraga z'abapfumu zaratsinzwe. Imbaraga zidatsindwa ni imbaraga z'umwami Yesu Kristo twamenye. Izo nizo zifite ububasha muri iki gihe no mu gihe kizaza ndetse n'igihe cy'iteka ryose. Ariko wowe uri mu bupfumu, wowe uri mu burozi, wowe uri muri ibyo wibeshamo ukavuga ngo urarara ku ijoro, mugenzi wawe yaba yagize ikosa runaka ngo urirukanka ngo uje kumukuruza abapfumu. Reka nkubwire ngo imbaraga z'abapfumu ntizizakurura abari mu bwishingizi bw'ubwami bw'Imana. Bene data, intambara zose ducamo niwibuka ugasobanukirwa kuko dufite umwungeri wacu ari we Yesu, urwuri Yesu aturagiriramo nta birura bishobora kuharunguruka. Uba mu bwihisho bw'isumba zose azahama mu gicucu cishoboye byose. Uwo ni data wa twese. Niba turi mu gicucu cishoboye byose, imbaraga zawe wowe wa murozi wunumva, wowe ugifite ibyo ugenderamo, reka nkubwire ngo ngutangarize kumugaragara kuri zino tariki, hindura utazasanga warimbukanye n'ibyo ufite bitaragize icyo bikugezaho nta n'icyo bitegereje kuzakugezaho. Hindura icyerekezo cyawe, wowe ukiri mu isi y'ibyaha, wowe ukiri mu isi y'umwijima. Mwene data, uno munsi wa none ndashaka kukubwira ngo abakorera Satani nta mbaraga mufite hejuru y'abamenye Imana n'imbaraga zibonerwa mu ijambo ry'Imana. Dusomye hariya mu gitabo cy'Abaefeso, bene data ntabatindiye. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Riratubwiye ngo niyizibasha gukora. Uwo ni data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo ari imbaraga za Satani zibasha gukora, n'imbaraga z'Imana zibasha gukora, kandi zigakora ibyo tutashobora gukuruza ubwenge bw'ubumuntu. Ariko bari mu isi y'umwuka nibo bazamuka bakagera mu isi y'ijuru, bakagera mu kirere kitumvirwamo amajwi ya Satani, bakabona imbaraga z'ubumana. Izo mbaraga nizo zizazitsinda izindi mbaraga zose. Shuti yanje mwene data, uno munsi wa none wowe unumva, nimba wari ufite ikigeragezo cy'indwara ukaba urimo gutekereza kuko cyazanywe na runaka, cyaturutse ku muntu runaka, ukaba urimo kugeragezwa, ukaba akazi kawe wagira ngo uradepoza ngo urashaka akazi, waje kumva amajwi akongorera ngo baraguteze, ibyawe barabigatiye, diplome zawe barazigatiye, ibi nibi barabigatiye, ubuzima bwawe barabugatiye, wagira ngo urakora kuri ibi, akazi ukavuyemo. Ariko reka nkubwire ngo nshuti zana, wihereze ikibanza abo barozi n'abapfumu, wihereze ikibanza Satani muri wowe, ahubwo avuga gusa ngo isaha ntiragera ariko data aracyahagararanye naje. Imbaraga zishoboye byose ziri mu biganza by'Uwiteka Imana twamenye. Twizere Imana, twizere data, uwafite imbaraga, uwafite ubushobozi, uwafite ububasha. Uwo nguwo ni uzukumira. Ni benshi baba bashaka yuko twavumwa, ni benshi baba bashaka kuko twahura n'intambara, ni benshi bashaka kuko wahura n'impanuka, ni benshi bashaka kukugeragereza bashaka kukubuza kubona urubyaro, bashaka kuvuga ngo batege ibi nibi kugira ngo ubure urubyaro, ubure ubuzima, uhore kw'igishushushungwe, bagukenishe, bakubyinishe micundo minagana, bakuroze iyi ni. Ariko reka nkubwire ngo tumbira Yesu wenyine, uwo ni uri mu ibisubizo. Intsinzi ibonerwa muri Kristo, nanje uhagaze imbere yanyu narayibonye. Nabonye imbaraga z'Imana, nabonye kubaho kw'Imana, nabonye ubuntu bw'Imana, nabonye aho Imana ikora, nabonye imbaraga z'Imana. Imiyaga n'imyuka mibi ya Satani uhagarare mu kwizera Yesu. Yesu afite imbaraga zo gukuramo abapepo. Nimba abantu bayazana, reka tuvuge ngo yego, hari ababifite, ariko reka nkubwire ngo imbaraga zabyo ntiziri hejuru y'abamenye Imana. Iryo ni ryo tangazo mbatangarije mwese aho munumva. Imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Iyo wahagaze neza ugahagararana na Kristo,
ugahagararana n'Imana, ugahagararana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, wamara ukumva icyo ijambo rigutegeka, wamara ugapfukama usengera mu ijambo ry'Imana, nimba bari na hafi yawe bazabimuka. Hari benshi bagiye bimuka babuze amahoro. Nigeze kubona barangi aha twasenga Imana, naratangaye n'Imana, twasenga Imana, twatangira kuja kubwirizwa ubutumwa, za ngoma zabo dunduri. Ariko reka mbabwire iki kintu bene data, iyo umuntu adahagararanye n'Imana ibyiwe bizabitsindwa, ibyiwe bihorana esheke. Bukeye Imana irambwira ngo ningende ngende mbasabe randevu yo kuzagera mu nzu zabo. Dore kuko abenshi baje kuvuga ngo bagira ibi inzoka, bagira ibiki bitinditindi byose kuko muza mubyumva benshi. Ariko reka nkubwire, iyo wahagaze neza uzubisenyesha imbaraga z'Imana. Twarabisenye uwo munsi tumanutse, sinatwe twabisenye kubera Imana niyo yabisenye idukoreyemo kuko ijambo ry'Imana rivuga. No havuga benshi banzi babimenya ni hariya za Kimisagara. Mureke tuze tuvuga ibintu, dutangarize Satani ku mugaragaro, n'abakibirimo bagarukira umwami Yesu. Uwo munsi twarasengaga, twanda kugeza amasaha yo kumva ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, bagatangira kudunda za ngoma zabo. Turi hamwe nta metero zingazi ari hagati yabo. Munsi umwe numva ijwi rimbwiye, numva muri nje kagahayo, ndagenda mbwira umuyobozi waho ngaho, ndamubwira ngo nshuti yanjye wanemerera ukampa umwanya nkazaza tukaganira. Abanza kunkwepa, mukeye duhurira nawe hepfo asubira kuri kaburimbo, turaganira. Arambwira ngo nzaze. Bwarakeye munsi wo ku cyumweru sinzawibagirwa, dusohotse amateraniro, ndamanuka hari munsi nankomeze nk'agacuri, bari munsi abandi baraza bahagarara haruguru, nanateguje abandi basore, ndababwira ngo nimpagera mwinjire munsake. Baraje twaharirimbiye, twararamije, turamya Imana, Imana ikora ibitangaza. Nta minsi ngahe yatambutse harasambuka. Tumbaze ngo byasambutse gute? Byasambuwe n'ijwi twazamuriye imbaraga z'isengesho, twazamuriye kuramya Imana no guhimbaza Imana. Mu kuramya Imana no guhimbaza Imana, mu gusenga Imana, mu gusoma ijambo ry'Imana, bizabifata ibyo byose by'umwanzi Satani bishaka kukwirundaho bigahirikirwa kure. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira kuko iyo twegereye Imana, iyo twisunze Imana, Imana izisenya ibihome, Imana izisenya imiyaga ya Satani, Imana izisenya inzira z'umwijima, Imana izistopa ibyo bari kubagambirira. Abakurarira ku ijoro ni benshi, ariko kubera gusenga Imana ibyo byose bizabigenda bitagaciro. Nabonye ibyataye agaciro byari bishaka kugira ngo bimpagurukire, ariko reka no kuvuga ngo byataye agaciro, nta gaciro bigira. Rimwe na rimwe niho uburiganya bwa Satani bushaka kukongorera bikakwereka kuko bifite agaciro n'imbaraga. Ariko ntangaje none nkubwira ngo nta mbaraga z'abakorera Satani, nta mbaraga z'ukorera Satani zizagira icyo zikora n'umunsi n'umwe hejuru y'abakorera Imana. Zakugerageza ariko ntaco zizageraho. Imbaraga z'Imana nizo zifite imbaraga zitsinda izindi mbaraga zose. Bene data, nshuti zaje, Paulo yavuze iki hano? Yavuze ijambo rikomeye hariya muri Efeso ngo atangira kuhavuga imirimo, ahavugira ibitangaza, ahavugira imbaraga z'Imana. Nyuma yabwo ngo bumvishe izo mbaraga z'Imana bituma bahindukira bava mu byo bari barimo. Reka nkubwire ngo ibyo uhaye wibeshamwe no munsi wa none nshuti yanjye, ibyo uhaye ugenderamo ukumva kuko ari byiza, ariko reka nkubwire ngo nukuri nta bwiza bwo gukorera Satani, nta bwiza bwo kuba waba ikigeragezo ku bana, nta byiza uzavanamo. Reka nkubwire ngo nubwo Imana ikuretse none, ariko umwanya abana b'Imana baguhagurukira, umwanya abana b'Imana bakwivumburira, reka nkubwire ngo ubuzima bwawe bwahagarara, ariko wowe wahaguruka ntaco wakora hejuru y'abamenye Imana. Bene data, Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye iki?
hariya twasomye amagambo y'Imana hariya mu gitabo cy'Abefeso ibice 3:20 hatubwiye ngo nizibasha gukora cyane ibiruta ibyo twe dutekereza ndetse n'ibyo twibwira kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Bene data, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga twebwe twatekereza ndetse n'ibyo twebwe twibwira. Ariko reka mbabwire ngo bene data, twangira amajwi ya Satani ashaka kuriganya, twigize kura amajwi yongorera ashaka kuguhindisha umushitsi waramenye Imana. Reka nkubwire ngo nukuri izo mbaraga zose zaratsinzwe. Bene data, uwo munsi nzantangara Bibiliya yatubwiye neza hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka mbabwize ukuri ico nashatse kugenderera uyu munsi nico nashatse kuko tuganira, nashatse kugusubizamwe imbaraga, nashatse kugusubizamwe intege. Wowe ufite ibigeragezo no munsi wa none, wowe uri mu ntambara urwana nazo, wowe ufite indwara uhavuga ngo zazanywe n'ibigeragezo. Hari abantu yego indwara zose n'ibigeragezo bya Satani, ariko hari n'ibishobora kuza ari kugira ngo ukanguke, kugira ngo uhagarare ku izamu ryawe bizenda wariraririye. Ariko ibiza byose reka nkubwire ngo mwene data nibikangisho ntaco bizagutwara. Reka nkubwire ngo nshuti yanjye aho uri no munsi wa none, nimba uri mu bitaro wumva kuko hari uburyo uja mu bitaro indwara ikabura, ariko Imana yashaka kugira ngo upfukame winginga Imana kugira ngo Imana izane igisubizo. Ibisubizo byose biri mu biganza by'Imana, kandi ibiganza by'Imana ibiri mu biganza by'Imana reka mbabwire n'uburyohe. Ibiri mu biganza by'Imana ni amahoro, ibiri mu biganza by'Imana ni umutekano, ibiri mu biganza by'Imana ni ibyishimo, ibiri mu biganza by'Imana ni ibikuzanira umunezero. Mu bya Satani nta n'umunsi bizaguhesha amahoro. Umuntu ahavuga ngo bariko baramubwira, hari benshi baduha ubuhamya mbere yuko naratangaye, mbere yuko uja kuba waroga ni wowe ubanza kuroga. Impamvu mvuga kuko ubanza kuroga ni gute umuntu yabwirwa ngo nabanze yicuwe kugira ngo azabone guhabwa gukamirika muri ibyo. Ariko Yesu we ntabwo akora ibyo. Yesu ica avuga gusa nuko twamwakira imitima yacu igakinguka akaza akicara mu mitima yacu. Muri ibi byaravuze ngo ngwino utahe mu mutima wawe umbemo ndabikwemereye. Yesu ni yicara mu mutima wawe nshuti yanjye, reka nkubwire ngo uzagira amahoro. Yesu ni umuavoka utuburanira ku manywa na nijoro. Yesu ni udutsindishiriza. Satani azashaka guhaguruka, ariko reka mbabwire ngo imbaraga za Satani Yesu yazirangirije igorogota ku musaraba. Imbaraga za Satani zaratsinzwe, zararangiye. Reka mbabwire ngo bene data, Yesu yaravuze ngo byose birarangiye. Ibyo wumva kuko bikaya bikwegera, ibyo uhaye wumva bishaka kukurunguruka, ibyo uhaye wumva muri wowe ukurura. Reka nkubwire ngo ibyo uhaye kurura kubaho kw'Imana muri wowe, aho gukurura intambara za Satani. Izo ntambara ni uburiganya bwa Satani. Twambara intwaro zose z'Imana. Bibiliya ni kwitubwira ngo nibwo tuzabasha gutsinda uburiganya bwose bwa Satani. Bene data, reka mbabwize ukuri, twovuga byinshi, ahari byenda twagenda tuvuga bimwe mukabyumva, ariko ndashaka kubatangariza iki? Ndashaka kubatangariza ngo nubwo wabugize imyaka n'imyaka urimo kugeragezwa na Satani, uyu munsi wa none nukurura kubaho kw'Imana. Ibyakugerageje imyaka 40, ibyakugerageje mu rubyaro, ibyakugerageje mu kazi kawe, ibyakugerageje mu rubyaro, ibyakugerageje mu muryango, ibyakugerageje hehe, ibyakwangishije abana. Reka nkubwire ngo itangazo rimwe nkubwire, Yesu ni ubasha gukora, Yesu ni ubasha gutsinda ibyo byose urwana nabyo. Bene data, mugira amahoro y'Imana, mwongere mwumve kuko musubijwe mu imbaraga, wongere usubizwe mu ibyiringiro. Wewe warucitse intege urwaye, wewe warucitse intege wumva kugeragezwa kukurimo, ukumva kuko wabuza amahoro, ukabura ibitotsi, waryama ukumva kuko wageragezwa, wagenda mu muhanda ukumva kuko wahuye n'intambara, aho uciye hose ukumva kuko intambara zigenda zigwana na. Reka nkubwire ngo ibyo turwana nabyo, turwana n'ibitagaragara, ariko imbaraga zibitsinda. Tubitsindisha imbaraga zo kwizera Imana, tugatsindisha imbaraga zitagaragara. Izo mbaraga nizo zazindi Paulo yabwiye Abaefeso, arababwira ngo Imana itamenyekana. Iyo niyo nje kubabwira. Imana itanga umugisha, Imana itanga amahoro, Imana itanga ibisubizo biri positif. Nuyizera izagutsindira ibyo byose, izo ntambara zose. Bene data, Imana ibaha umugisha, bene data, Imana ibagirire neza. Data ni ubasha gukora cyane,
ibiruta ibyo twe dutekereza n'ibyo twibwira. Pawulo ijambo ry'Imana ryatubwiye neza, riratubwira ngo Pawulo amaze kubabwira, amaze kubumvisa, bagiye badohoka muzo barimo barigaya. Wigaye ibyo wagendeyemo bitagendanye n'ubushake bw'Imana, wayamanywa nshuti yanjye, wigaye ugaye ibyo ngibyo, kuko bizagusuzuguza, bizagutesheje agaciro. Ibyagusuzuguje uno munsi nuhindukira uragarurirwa agaciro kawe. Umuntu utanga agaciro ni data wa twese uri mu ijuru, ariko Satani ukorera urara wambaye ubusa ku mazu y'abandi, urara uzenguruka hirya no hino, urara ugenda urimo upfumuza. Reka nkubwire ngo ibisubizo utazabonera muri Kristo ntabwo uzabibonera mu barozi n'abakonikoni n'abapfumu. Reka nkubwize ukuri, ibisubizo byose biri mu maboko y'Imana. Amahoro yose ari mu maboko y'Imana, gukira indwara kuri mu maboko y'Imana, gukira izo ntambara zose uhagazemo z'uburyo butandukanye, z'uburyo bumwe n'ubundi. Reka nkubwire ngo amahoro yose yuzuye asendereye n'ukuri ari muri Yesu. Bene data, hindukira, garuka. Wowe unumva uno munsi wa none, garukira Kristo kugira ngo abane nawe, Kristo kugira ngo yubake ubuzima bwawe, Kristo kugira ngo yongere akugaruri. Aracafite imbaraga. Bibiri zimbwira ngo ntateze no kuzahinduka, imbaraga ze zihoraho ibihe byose. Imana yo mwijuru ibahe umugisha, Imana yo mwijuru ibagirire neza. Mwari kumwe na Pastor Bonnk imbere yanyu. Abashaka kugira ico bambaza ubuhamya bwiherereye kugira ngo ngusubize mu imbaraga n'ibyiringiro, ntabwo ubuhamya bwose no bucisha ha, ariko mfite ubuhamya bwinshi uhereye mu mahanga, uhereye kera. Reka nkubwire ngo ubuhamya ni burebure, ubuhamya ni bwinshi dufite kugeza ino saha. Tugenda tuvuga, twamamaza inkuru ya Yesu, twamamaza ubutumwa bwiza bwo guhindura abantu kuba bigishwa nyakuri ba Kristo. Ntabwo bishoboka kuko uba umwigishwa wa Kristo ukigendana ubupfumu mu buzima bwawe, ukigendana ibirozi muri wowe. Reka nkubwire ngo nukuri ibyo bibaho kuva kera, uburozi bwabayeho, ariko reka nkubwire ngo bwaratsinzwe. Yesu yanesheje byose, nta mbaraga bifite hejuru y'abana b'Imana. Duhinduke gusa kuba bigishwa nyakuri, dukorere Kristo. Kristo niwe uzatuneshereza, Kristo niwe udutsindishiriza. Ni byinshi abarwayi twagiye tubona, abarwayi imiyaga, imyuka mibi, wasenga bakazababwira iyo biturutse. Mwasengera umurwayi akakubwira imisozi byavuyemo, mwasengera abarwayi bakavuga iyo byakomotse, ariko mwasenga Imana bigataka. Reka nkubwire ngo abana b'Imana, intwari z'Imana, abasirikare ba Kristo aho bahagaze, imbaraga za Satani zizazitaka, imbaraga za Satani zirataka. Ahabera b'Imana bakandagije ibirenge, imbaraga za Satani ziratitira. Izo zikurimo rero mwene data wananiwe guhishurirwa, sabye imbaraga z'ubushobozi bw'Uwiteka zihanagurike, zititizwe, zihunge, zikuvemo, wongere ugaruka mu buzima bwawe. Amahoro ya data ganze kandi ubwiza bw'Imana bubane nawe. Reka dusenge Imana. Ariko mbere yuko dusenga, ndashaka kubashimira mwese mukurikiye. Reka mbabwire ngo nukuri icyo nshaka kubabwira, nitwizera Yesu, nitwizera imbaraga z'ijambo ry'Imana, ibyari biguhagaze imbere wita amazina uko ugenda uyavuga. Reka nkubwire ngo ayo mazina yose atagendanye n'ubushake bw'Imana yahanagure, kandi kizagufasha kuyahanagura n'imbaraga tubonera muri Kristo Yesu, kuko niwe ubasha gukora cyane ibiruta ibyo twe dutekereza ndetse n'ibyo twibwira. Iyo bari abanyefeso bataja kumva ubutumwa bwiza Efeso, Paulo ngo abubabwire, bari gukomeza kuba mu bigirwamana, kandi bigirwamana n'uburozi. Ariko bamaze kumva umwana w'Imana, bamaze kumva intumwa Paulo, nawe uhawe numva uno munsi nitwe ntumwa ziriho mu cimbo ca Kristo, nitwe ba ambassadeur, turiko turakubwira Yesu afite intervention rapide, ubutabazi bwihuta buri hagati muri benshi bamaze gusobanukirwa n'imbaraga z'uwo mwami. Sobanukirwa izo mbaraga, nawe usingira izo mbaraga, nawe ube umwe mu basirikare ba Kristo, kugira ngo utsinde za mbaraga z'uburiganya bwa Satani. Ndagusabira kwambara imbaraga, ndagusabira kwambara, ndagusabira guhumuka amaso y'umwuka, amaso areba kure. Iyo twambaye imbaraga tuzadutsinda.
binibukije Dawidi imbaraga yakoresheje mu gutsinda Goliyati n'imbaraga yitabaje z'umwami Yesu. Yahamagaye imbaraga z'ubwiza bw'Imana, yibuka uko Imana yamugenjereje, yibuka uko yabanye n'Imana. Reka nkubwire ngo ibuka ibihe wari urimo, ibuka uko Yesu yabanaga nawe. Uno munsi wa none nimba Satani yakurungurutse, ongera umubwire ngo nukwibesha. Aratontoma ariko araziritse. Yesu yaramuziritse. Abarozi baraziritswe, abapfumu baraziritswe, baziritswe n'imbaraga tubonera muri Kristo. Nico gituma biza byatugerageza bigasanga tweme, zikubitaho bigasanga ari urutare. Reka mbabwire ngo bene data, iyo twambaye Kristo tuba twambaye ingabi dukingira imyambi yose ushaka kugira ngo itubuza amahoro. Dukorere Yesu, nidukorera Yesu mu kuri no mu mwuka, Yesu azakomeza kuturwanirira ibyo byose. Wewe wicecekere ahasigaye urebe imbaraga z'umwami Imana. Bene data, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Satani azayikokinga ariko niterabwoba, ariko twebwe tuvuga rimwe gusa ibitangaza bigakoreka. Mvuze rimwe gusa muri uyu mwanya ngo wowe ufite ikigerageza uhagaze mu izina rya Yesu, humuka amaso y'umwuka kugira ngo usingire igitangaza cyawe. Izo ndwara, iyo myuka, ibyo bigeragezo, izo ntambara zo mu buryo bumwe n'ubundi zihanagurike twifashishije amaraso ya Yesu Kristo. Data, ndagushima kuko uri umunyembaraga, ndagushima kuko udukunda, ndagushima kuko udukunda kandi ukatwitaho. Muririnze yaravuze ngo amba hafi ndetse buri munsi kandi ajangenera ubuntu bukwiriye. Data, urambura ikiganza cyawe kubacitse intege, kubageragezwa uno munsi wa none, ubahumura amaso y'umwuka, babona imbaraga n'abamarayika baturwanirira, abamarayika baduhagazeho. Bwana wa majeshi, bumve kuko ibyari imisozi imbere yabo Mwami Imana biridutse, abari mu gihugu cya Afrika, abari mu gihugu cy'u Rwanda mpagaze, abari mu karere Mwami Imana k'iburasirazuba mpagazemo, abari hirya no hino data ku isi. Mungu Baba wa mbinguni, basingiriza imbaraga z'ubutsinzi, bumva ubutwari, bumva ubutsinzi kuko bubamanukiye aya masaha mpagaza. Urwaye yumve kuko abaye muzima mu izina ryawe data. Ufite intambara zo kubura imirimo, ufite intambara zo kubura akazi, ufite intambara zibyo yirutseho bikananirana, reka Mwami ubereke kuko uri Imana idutsindishiriza. Amahoro yawe naganze data, ishimwe n'icubahiro n'ibyawe, ni mu izina rya Kristo Mwami wacu tubisenze, amen. Mwari muri kumwe na Pastor Bonnk kuko nababwiye telefone zanje ndashaka kuzibahereza kugira ngo aho uri nawe mwene data uniwumva kuko hari ico twogufasha mu buryo bwo kuba wagera ku mbaraga z'ubutsinzi bwawe. Telefone yanje ni 078 38 64 68. Ndayisubiramo ni 078 64 078 38 64 608. Ngizi nimero zanje, mugira amahoro y'Imana, mwakira amahoro, mwakire gukira, mwakire ubutsinzi, mwakire gusuzugura imbaraga zose za Satani. Amahoro ya data bane namwe, amen.